aba ni abandi bantu babiri mu by'ukuri bishwe n'iki cyorezo gishyashya. Mu by'ukuri abandi bantu babiri bishwe n'icyorezo cya Marburg mu Rwanda. Mu by'ukuri sasa rero Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko kuri iki cyumweru abandi bantu babiri bishwe n'icyorezo cya Marburg kimaze igihe gito kigeze mu gihugu. Sasa mu by'ukuri rero ibi byatumye nyine umubare w'abamaze nyine kwicwa n'indwara mu Rwanda ugera ku 8 mu gihe nyine abanduye bagumye ari 26, naho rero abari kuvurwa baba ari 18. Sasa mu by'ukuri kuwa 27 Nzeri 2024 abarwayi ba mbere nibwo bagaragaye mu Rwanda mu rwego rwo gukumira iyi ndwara. Mu yandi magambo sasa rero mu rwego rwo gukumira iyi ndwara kuri iki cyumweru Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze amabwiriza agaragaramo ingingo y'uko ibikorwa byo gusura abarwayi mu mavuriro atandukanye byahagaritswe mu gihe cy'iminsi 14 mu kwirinda iyi ndwara. Sasa mu by'ukuri agena kandi ko wapfuye nyine azize iyi ndwara nta kiriyo kizajya gikorwa mu gihe kumushyingura nyine bizajya byitabirwa n'abatarenze 50. Sasa rero wishwe n'indwara kandi nta muhango wo kumusezera ku rusengero cyangwa se mu misigiti uzajya ukorwa, ahubwo uzajya ubera mu bitaro. Sasa rero nubwo nyine bimeze bityo gutyo rero abaturarwanda basabwe gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe, ariko bakita ku isuku, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Mwabantu mwe mu bikore kandi mu byubahirize. Murumva ko iki cyorezo cya Marburg cyakaze iki cyorezo, ariko ubundi kweri ya mpamvu ugiye mvuga ntiyemwe nyamuneka no mu byo dukwiye gusenga dusaba Imana uburinzi iki cyorezo nyamuneka ntigikare kugira kitaza kuba n'intandaro imwe n'imwe yakira abantu muri guma mu rugo, kuko burya abantu benshi iyo icyorezo nk'iki cyaje kandi bakabona gitangiye gukara birumvikana abantu benshi batangiye gukeka ko guma mu rugo yabiri hafi yabiri gukomanga imiryango hano hanze. Mwabantu mwe twakongera tukamera dute kandi kweri ko twabonye ingaruka zasizwe n'icyorezo cya COVID-19 kweri n'icyorezo cya Marburg kweri cyaba kije kugira ngo none cyongere kidusubize se muri guma mu rugo nanone. Mu by'ukuri mwabantu mwiriru mu bintu dukwiye gusenga dusenge cyane kugira ngo iki cyorezo nyamuneka kitongera kugaruka, cyangwa se icyorezo kitiganza kikaba kinini cyane bigatuma rero hazamo ni gahunda ya guma mu rugo. Mwabantu mwe dore ko yadusize heru ngira murabyibuka ukuntu yadusize tumeze ntibizoro. Nimureka dusenge mwabantu mwaha